ni ukuvuga ngo gushaka umugore cyangwa se gushaka umugabo bikongerera iminsi yo kubaho. Yanongeyeho ko kandi icyo gikorwa ari ingenzi ku muntu ufite uburwayi bukomeye kuko gituma amererwa neza. Ni ukuvuga ngo hari umurwayi ushobora kurwara akaremba, noneho bikaba ngombwa ko umuganga amutegeka gukora imibonano mpuzabitsina kabone n'iyo yaba arembye, kubera ko bishobora kumwongerera iminsi yo kubaho, bikaba byanagira uruhare mu bijyanye no gukira kwe. Naho ku kuba umuntu yabura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, Marieke de Wit yavuze ko byaterwa n'impamvu zitandukanye, zirimo kuba ari ingaruka z'imiti afata no kuba akoresha ibiyobyabwenge ku kigero cyo hejuru. Gusa De Wit akomeza anavuga ko iyo abantu bakijya mu rukundo, imibiri yabo yombi ahangaha ngo ikora imisemburo itandukanye, imisemburo myinshi cyane, imisemburo ibongerera ubushake bwinshi bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ariko bamara kubana iyo misemburo ikagenda igabanuka ku bw'impamvu zirimo no kuba bakora imibonano mpuzabitsina kenshi ku kigero cyo hejuru.